Mbere y'uko dutangira ubona ko iyi telefone ifite ari Airtel Margine bitewe n'ukuntu uri kubona application zesitaye ndetse n'uburyo uri kubona wallpaper yayo. Iyi ni iya Airtel Margine isanzwe, tugiye guhindura iPhone. Ikintu ukora uraza kuri Play Store yawe, tuvuga ngo muri Airtel Margine ndakeka habamo Play Store gusa, hanyuma uza hano muri search usacinga application bita Launcher OC, ukore search. Ushobora kukuzanira ama application menshi ariko application ya nyayo ni iyi ngiyi, iyi natunzeho udufureshi, iyo hejuru n'iyo hasi zose ni kimwe. Uraza kureba rero neza ko ari izi application ugiye kujya gute kwesitara, na application imwe uri kubona ko zisa. Numara gukora install wazigije muri telefoni yawe ya Airtel Margine, uraza uhita ukanda hano handitse ngo open. Barabaguhaye uburenganzira bwo kuba watangira kuyikoresha. Urakanda kuri open, urabona ko igiye guhita ifunguka, tegereza akanya gatoya. Urabona ko biri kurodinga, ariko mbere y'uko utangira kubikora banza urebe ino video kugeza irangiye kugira ngo utaza kuba wakwibeshya ukadownloadinga application itariyo cyangwa se ukaba wanyura mu nzira zitari zo. Tegereza. Urabona ko none biri kurodinga, batuzanimo ama ads ariko murihangana ntabwo biri butinde, ni akanya gatoya. Okay, numara kuba yafunguka rero hano tugiye guhitamo ururimi. Kugira ngo rero bize koroha reka duhitemo ururimi rw'icyongereza, uru nguru rwa mbere, uraza ukande kuri English, numara gukanda urabona ko hajeho ka V, tegereza akanya gatoya, uhita uza ukanda hano handitse ngo continue, hano hepfo kuri ibara ry'ubururu cyane, hano hatuze udufureshi tubiri, ukandeho gutya. Uri kubona ko biri kurodinga, utegereze nanone akanya gato bihite bifunguka. Nibyamara gufunguka nanone uraza ukanda hano handitse ngo continue, hano hatuze udufureshi tubiri, tukandaho gutya. Nanone numara kuhakanda tuvuga ngo powerful built in AI everyday assistant. Ikintu ukora wowe ni ukuza nanone ugakanda hano handitse ngo continue, ugakandaho gutya, warangiza nanone ukatuvuga ngo OC 26 style. Ngira ngo hano uri kubibona tuvuga ngo try out new glassy design OC 26 style. Ikintu ukora wowe ni ukuza ugahita wikanda hano handitse ngo continue, hano hatuze udufureshi tubiri, ugakandaho gutya, hanyuma akatuvuga ngo new search engine, tuvuga ngo get started. Ikintu ukora uraza ukanda hano handitse ngo get started, ukandemo gutya. Uri kubona ko iri kurodinga, nanone utegereza akanya gatoya. Okay, byahise bifunguka. None ikintu ukora urahita uza ukande hano handitse ngo allow access to usage status. Hano natunze udufureshi tubiri, uraza uhita urikandaho rino jambo. Numara kurikandaho uraza gutungukira ahantu hameze gutya. Ikintu ukora uvuga ngo apps with usage access launcher OC permit usage access. Ikintu ukora uraza kandi kuri kano kantu gutya gahite gafunguka. Kugira ngo wabonye ko kari gafunze ariko tugakanzeho kamaze gufunguka. Nurangiza ukanda hano gusubira inyuma, numara kuhakanda usubira inyuma uraza guhita bakwereka hano kuvuga ngo choose a wallpaper you like for your new launcher home screen. Hano biba byabaye wamaze gufata Airtel Margine yawe bamaze kuyihindura nka iPhone. Hano rero uraza uscrolling ujye iburyo cyangwa se ibumoso, urebemo wallpaper nziza ushobora kuba wakoresha muri telefoni yawe ya Airtel Margine umaze kugira nka iPhone. Hano uko harimo ama wallpaper menshi cyane, ngira ngo hano ntahandi wayasanga uretse muri telefoni za iPhone. Uraza rero urebemo nziza kuri wowe ushobora kuba wakoresha bitewe n'amabara ukunda cyangwa se style ushaka. Rero tuvuge urugero ko ngiye kuba nahitamo nk'iyi ngiyi, wenda tuvuge ko ngiye guhitamo iyi ngiyi, iyi natunze udufureshi tune. Ndaza mpite nyikandaho gutya, nimara kuyikandaho nkanda hano handitse ngo set wallpaper, ntegereze akanya gatoya.
urabona ko byamaze kwirodinga hano utungukiye, ni muri premium package ariko hano ntabwo ari ngombwa, uraza muri screen yawe ubone ko telefone yawe ya Airtel Margin yamaze kuba nka iPhone. Ngira ngo uri kubona ko nuza kuba wasubiza inyuma video uraza kubona ko screen ya mbere twatangiranye atariyo ikirimo hano, ubona ko iyi screen cyangwa se wallpaper dufitemo hano ni iya iPhone. Ni buno buryo rero bikorwamo. Wowe twanyuma ino video nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment. Nimba ari ikibazo ufite byandika muri comment tugahita tugufasha maze tukagendana neza